mu miripuko ikomeye cyane nabwo ko rero mu byukuri abacancuro bazindutse batsa umuriro ku mutwe w'inyeshyamba wa M23 byagenze gute rero bizindutse bite muri rusange amakuru ambwira ko nyuma y'iko umucancuro ku munsi w'ejo yari yatatse urugamba hano mu cyerezo za Gatogota agategwa ambush ariko akayirokoka akayisimbuka yazindutse mu byukuri yambarira urugamba afata intwaro ze ashyiraho za bilochura arangije yambara night vision aragenda mu rukerera ariko kandi ngo yasanze umutwe w'inyeshyamba wa M23 nawo ubwawo wamaze kwambara night vision amakuru avuga ko rero habayeho urugamba rukomeye cyane rw'amasasu mu byukuri mu kerera rw'isaha isa 10 za mu gatondo amakuru avuga ko saa 9 zikiri saa 10 habaye urugamba ahanga muri Katogota urugamba rwari rufatanyije n'abacancuro ndetse n'ingabo za FDNB kuko zari ziri kumwe na uyu mugabo Radisilas wari uyoboye urugamba rwa Gatogota umazemo iminsi ikomeye cyane amakuru avuga ko rero uyu mucancuro yazindutse yatsa umuriro ndetse agafungura umuriro cyangwa se agafungura amasasu menshi cyane ku mutwe w'inyeshyamba M23 tuvuze ko urugamba rusa n'urutangiye noneho ntago twaba tubeshye kuko ntago urugamba rwabereye hanga muri Katogota gusa kuko amakuru anambwira ko mu byukuri bahise bakadogenga bakagenda nyuma y'uko amakuru avuga ko mu rukerera M23 nayo yari yadoginze igenda yinjiranjira ivaza runinga usangiye mu byukuri iragenda ijya kwinjirira muri za Kiriba na gace gato cyane kaba gahari uva Kiriba winjira sa nka winjira mu mujyi wa Uvira amakuru agaragaza ko mu byukuri urugamba rwatangiye ku bice byombi cyangwa se ku mpande zombi ku ruhande rwa M23 izinyeshyamba ndetse no ku ruhande rwa Kinshasa FARDC ndetse harimo n'abacancuro bari kugenda bahigana ese mu byukuri amakuru ahagaze gute amakuru avuga ko ku mpande zombi ubutasi bwabo buri gukora neza cyane kuko ngo buri kubonera amakuru ku gihe amakuru kandi akaza yihuta cyane avuga ko nta yandi mahitamo ahari nongere mbibabwire ko nta yandi mahitamo ahari gahunda ari ugushyira hasi uyu mutwe w'inyeshyamba muri rusange na amakuru rero akomeye cyane nyaboneka nongere mbabwire ngo na amakuru akomeye cyane dukomeje kugenda duhura nayo muri rusange amakuru yihuse aratubwira iki amakuru yihuse aratubwira ko rwamaze kuba rwambikana nongere mbabwire ngo amakuru yihuse aratubwira ko urugamba rwamaze kuba rwambikana hano muri Republika Demokarasi ya Kongo ahangaha mu reka nongere mbasuhuze bakunzi baruhuka Empire News ndabasuhuje kandi bahaye ikaze mwege muri mu bice byotandukanye twaje mu miripuko mu makuru akomeye twaje mu makuru rero y'urugamba rwamaze kuba rushyuha anga muri teritwari ya Uvira abacancuro mw'abantu mwe bamaze kuba bamanukana intwaro bagaba igitero ku mutwe M23 mw'abantu mwe urugamba rwamaze kuba urugamba n'imiripuko izindutse muri actions zose zigiye zitandukanye ariko kandi M23 nayo yahise bahindamukana mwumva ko rero ibintu ntago byoroshya no muri teritwari ya Uvira ngiye kuza mbiva muzingo ndabasuhuje bwa muri bice byo bitandukanye abari mu majyepfo y'Aruguru zirasirazuba bwaryo mwese mbahaye ikaze ariko kandi namwe muherereye mu ntara ya gatatu ya diaspora mwese mbahaye ikaze muri rusange ninde umuntu uri hasi ninde uri hejuru bantu banye hanyuma rero munyemerere twihute cyane twanzike n'amakuru yacu kuko twamaze kuba dutinda mu byukuri ariko mwabantu mwe mwumve ngo ibintu byakomeye iyo zakavumu ku kibuga cy'indege urugamba bisa nkaho bya bitero byabo cyangwa se bisa nkaho urugamba rwabo rwatangiriye icyo kimwe cyangwa se rwatangiriye icyarimwe muri rusange hanyuma rero mwe mubaze mwana natwe muri amakuru mwiyumvire ibintu bigiye kuba bitangira kuba muri rusange mbahaye ikaze mwe muri bice bitandukanye mwe muri majyepfo iburasirazuba bwaryo mwumve ibiri kubera no muri teritwari ya Warikare muri rusange 5 kwa 5 akumira mu miripuko ikomeye cyane nabwo ko rero mu byukuri abacancuro bazindutse batsa umuriro ku mutwe w'inyeshyamba wa M23 byagenze gute rero bizindutse bite muri rusange amakuru ambwira ko nyuma y'iko umucancuro ku munsi w'ejo yari yatatse urugamba hano mu cyerezo za Gatogota agategwa ambush ariko akayirokoka akayisimbuka yazindutse mu byukuri yambarira urugamba afata intwaro ze ashyiraho za bilochura arangije yambara night vision aragenda mu rukerera
ariko kandi ngo yasanze umutwe nyeshyamba M23 nawo ubwawo wamaze kwambara night vision. Amakuru avuga ko rero habayeho urugamba rukomeye cyane rw'amasasu mu by'ukuri mu kerera rw'isaha isa 10 za mu gatondo. Amakuru avuga ko saa 9 zikiri saa 10 habaye urugamba ahanga muri Katogota, urugamba rwari rufatanyije n'abacancuro ndetse n'ingabo za FDNB kuko zari ziri kumwe na uyu mugabo Radisilas wari uyoboye urugamba rwa Gatogota umazemo iminsi ikomeye cyane. Amakuru avuga ko rero uyu mucancuro yazindutse yatsa umuriro ndetse agafungura umuriro cyangwa se agafungura amasasu menshi cyane ku mutwe nyeshyamba M23. Tuvuze ko urugamba rusa n'urutangiye noneho ntago twaba tubeshye kuko ntago urugamba rwabereye anga muri Katogota gusa kuko amakuru anambwira ko mu by'ukuri bahise bakadogenga bakagenda. Nyuma y'uko amakuru avuga ko mu rukerera M23 nayo yari yadoginze igenda yinjiranjira iva za Runingo usangiye mu by'ukuri iragenda ijya kwinjirira muri za Kiriba. Kiriba na gace gato cyane kaba gahari uva Kiriba winjira sa nka winjira mu mujyi wa Uvira. Amakuru agaragaza ko mu by'ukuri urugamba rwa rwatangiye ku bice byombi cyangwa se ku mpande zombi, ku ruhande rwa M23 izinyeshyamba ndetse no ku ruhande rwa Kinshasa FARDC ndetse harimo n'abacancuro bari kugenda bahigana. Ese mu by'ukuri amakuru ahagaze gute? Amakuru avuga ko ku mpande zombi ubutasi bwabo buri gukora neza cyane kuko ngo buri kubonera amakuru ku gihe. Amakuru kandi akaza yihuta cyane avuga ko nta yandi mahitamo ahari, nongere mbibabwire ko nta yandi mahitamo ahari. Gahunda ari ugushyira hasi uyu mutwe w'inyeshyamba muri rusange. Ni amakuru rero akomeye cyane, nyaboneka nongere mbabwire ngo ni amakuru akomeye cyane dukomeje kugenda duhura nayo muri rusange. Amakuru yihuse aratubwira iki? Amakuru yihuse aratubwira ko rwamaze kuba rwambikana. Nongere mbabwire ngo amakuru yihuse aratubwira ko urugamba rwamaze kuba rwambikana hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahangaha mu bice bitandukanye. Ngo Kiriba urugamba rwabe Kiriba na Gatogota ngo ni urugamba ushobora kuba ari urugamba rwa mbere rubayanga muri urugamba rwa Uvira. Kiriba ngo na Katogota habaye mu urugamba rukomeye cyane nk'urugamba rwabereye mu Goma kuko ngo umucancuro yamanutse amaso ku maso arebana n'umutwe n'inyeshyamba za M23. Ariko kandi ngo amakuru avuga ko ngo umucancuro aturutse muri Katogota yunamye ngo burya kurwana n'umuntu ukuri hejuru, burya ukuri hejuru aba afite imbaraga zikomeye cyane kurusha umuntu ukuri hasi. Ariko ikintu gitangaje mu makuru nkura indani ambwira ko abasirikare ba M23 cyangwa se umutwe nyeshyamba M23 ewana ngo yagerageje kurasa cyane ku mucancuro cyangwa se bahatanye cyane ngo bikaza kurangira ahanga umucancuro waje amuturuka hejuru asa nkaho yegeye inyuma. Kandi iki kintu M23 ikunda kugikora cyane, ugasanga M23 iturutse hasi iri kurasa umuntu hejuru imukuyemo. Habagaho nimba barasabate. Ariko ngo habaye urugamba rukomeye cyane, umucancuro ngo afite imbunda hariye. Ngo umucancuro afite imbunda ziri ku rundi rwego ngo akaba ari kurasa ngo biteye ubwoba. Ngaye guko rero nuko bimeze anga urugamba rwa Gatogota. Hanyuma urwa Kiriba rwo biragaragara M23 yapusaga yinjira mu mujyi wa Uvira. Ariko ewana ngo umucancuro ndetse na FDNB ziri hariya zisa nk'izakoze urukuta kabisa. Zisa nk'izakoze urukuta ku buryo utazimeneramo ngo bikunde. Bakoze urukuta utamena, bakoze urukuta utashwanyuza ngo bikunde. Bakoze urukuta utashwanyuza ngo bikunde mw'abantu. Nyumva ngo bakoze urukuta utashwanyuza ngo bikunde. Amakuru atubwira iki rero? Nta kindi kidasanzwe amakuru ari kutubwira. Amakuru atubwira ko urukuta rwa Kiriba angaha M23 yashatse kugerageza gurumena, ariko bakaba bahise bahamagara umusada wari mu mujyi wa Uvira rwagati ugahita uza wirukanka ndetse bagakoresha indege bagakoresha amajipe yirukanka cyane bakapakiza abasirikare b'ingabo z'u Burundi bakaza gutanga umusada kuko ngo ibirindiro byari biranga Kiriba. Habuze gato kabisa gato cyane ngo M23 ibimene ihite yinjira mu mujyi wa Uvira. Ariko ngo urugamba rwabaye ngaha muri bice ntago rusanzwe habaye urugamba rukomeye cyane ku mpande zombi. Nibigaragara rero ko urugamba rusanga rwamaze kuba rutangira mu bice bitandukanye, nibigaragara ko urugamba rwamaze kuba rutangira ku mpande zombi. Hanyuma amakuru avuga ko abazarendo ndetse n'ingabo za FARDC inshyashya zazanwa ngaha hafi na za Prince de Ruzizi nazo ngo zatangiye urugamba rukomeye cyane. Ndetse amakuru akavuga ko ku isaha zishyira mu kanya gato cyane gatambutse nibwo isasu urihagaze. Amakuru avuga ko rero mu mpande zombi yewe za Uvira
ndetse no mu zindi axe urugamba rwatangiye. Hanyuma kandi ngabandi bamaze bari kwisuganya ango za Fizi ndetse Rugezi na Mikenke. Amakuru akavuga ko ngo urugamba naho kwisa mbiri gutyo zikiri saa mbiri ngo urugamba rushobora kuza kuba rutangira ngo mpaka ngo barasa M23 iri muri ibyo bice. Mwumva kuntu urugamba rumeze rwatangiye kabisa. Urugamba rwatangiye. Sinzi niba tuza kugira aho tubihuriza n'inama ebyiri, inama yabaye Kinshasa n'inama yabaye hano hafi n'umupaka w'u Rwanda. Aho rero ku munsi w'ejo Neva yahamagaje abajenerali bose mu bice bigiye bitandukanye akabakoresha inama ikomeye cyane n'abajenerali mu by'ukuri rero abenshi bakavuga ko impamvu y'iyi nama bari bafite ubwoba yuko bize ngo ku mpamvu ese ngo Mugisekedi yaba yemeye gusinya amasezerano na M23 yo guhagarika urugamba ati twabaho gute, twabana n'abantu dute, ese twarasa M23 twenyine byagenda bite. Abenshi niko dutekereza, ariko kandi n'uru rugamba rwazindutse rwatse umuriro byaba bifite aho bihuriye muri rusange. Inama yabaye Kinshasa ni nyuma y'uko bamaze kumenya yuko Donald Trump yamaze kuba ari fite uruhande yahengamiyeho, ariko kandi nawe ari wowe waruhengamira kuko arabona ko n'ubundi cyo yakora cyose M23 itazarikura, kandi icyo ashaka ya nimba nibu yashaka cyangwa se nimba ari inyungu ashaka, izo nyungu yazikura neza ku mutwe nyeshyamba M23. Amakuru rero icyo kigaragara cyo cyangwa se icyo tubona kuri aya makuru bikaba bigaragara ko ashobora phone. Rero turi kumwe n'umuvandimwe mbere na mbere tukatubanze tumwakire ubundi atubwire mu makuru mu by'ukuri yazindutse ari ku rundi rwego. Na makuru rero akomeye cyane nawe mu by'ukuri avuga ko afite ibikomeje kubera anga muri teritwari ya Uvira mu buryo cyangwa ubundi. Amakuru azindutse mw'abantu mwe byamaze kuba biba ibindi ahangaha muri teritwari ya Uvira mu buryo cyangwa ubundi. Waramutse neza bwana Baraka? Waramutse bwana Nestor. Waramutse neza cyane. Yego ndashima Imana. Tuzinze amakuru rero yihuta cyane n'amakuru akomeye cyane nkuko mu by'ukuri ndimo kubibwira abakunzi bacu. Amakuru rwose kuri leta ya Kinshasa ndetse na mutwenyesha M23 urugamba rwanyanye mu bice bigiye bitandukanye. Umucancuro wavugaga ku munsi w'ejo Munyamara yazindutse aca ibintu mu by'ukuri biragaragara ko ubu tuvugana umucancuro umujyi wa Goma na Bukavu ashobora kwisubiza bwana Baraka. Birashoboka se ko umucancuro mu mboni zawe bitewe n'ukuntu urugamba rwazindutse ashobora kwisubiza umujyi wa Goma na Bukavu nkuko bisezeranyije leta ya Kinshasa, akavuga ati twebwe turaje turabafata tubafata umujyi wa Bukavu ndetse na Goma tushyire mu biganza byanyu? Ese birashoboka? Ya bwana Nestor, mbonezanye ntabwo nabona ko umucancuro yafata uyu mujyi wa Bukavu ndetse na Goma, kubera ko M23 ku rundi ruhande nayo ntisinzira, ntabwo yabona bazanye abasirikare benshi nka bariya n'ibikoresho nka biriya birangiza ngo igende yiryamire. Ikindi ubutasi bwa M23 baburebera hafi inzira zose umucancuro wenda ashobora gukoresha, kandi mwibutse ko n'igikoresho cy'abacancuro cy'itumanaho gifite ikoranabuhanga rihambaye cyane M23 yakirashe. Kugeza ubu ngubu rero nta makuru avuga ko yenda baba barazanye ikindi, ariko igihari byanze bikunze ntabwo umucancuro kuri ubu afite imbaraga zo kuba yakigarura umujyi wa Bukavu mu mbone zanjye, kuko M23 ikimara kuhafata yahisemo no kukavaringa ukoresheje imbaraga zikomeye cyane ku buryo bitakorohera uwo ari wese kuba yakongera kuyisubiza bwana Nestor. Niki gituma uvuga ko abacancuro batakisubiza umujyi wa Bukavu na Goma, kandi ubona ko bafite umusado uhambaye, bafite abasirikare bagera ku 60 bari kumwe na hariya, bamaze kuba bagera muri teritwari bari kuturuka za Karemi, mu makamyo kugenda pakurura guturuka za Karemi, babakira za Fizi, babinjiza za Gatobo, babinjiza za Rugezi, babinjiza za Rurambo, mu bice byinshi byo bitandukanye, babambukije babashyize mu bice za Uvira indani. Bafite igikoresho gihagije, bafite amadrone ziri ku rundi rwego. Niki kigaragaza ko abo bagabo badashobora kuba bakegeza umutwe nyeshyamba M23 inyuma, ko n'ubundi bazindutse abagabo y'igitero gikomeye cyane. Yes, mpereye mu gihe cya mbere cyashize Kongo yakunze kugikoresha abacancuro ariko ntibitanga umusaruro. Uhereye ku gihe cya Bashikaramu kugeza n'uyu munsi wa none ikiyambaza abacancuro ariko ntibitanga umusaruro. Simpamya neza rero ko abo ngabo baje ari ikindi kidasanzwe yenda baba bazanye cyatuma babikora. Ikindi ugomba kwibuka Nelson, uriya mucancuro aba yaraje aje gushaka amafaranga, nta rundi rukundo aba afitiye igihugu ku buryo yagira ubwo yitanga. Ikindi bibuka ko
urumva ntabwo yagira ubwo yitanga cyane kugira aho baringiye bamurasa atari n'amafaranga yapatanye agomba gukorera muri kiriya kiraka. Ibyo ari byo byose aba afite ubwoba kurenza abandi bantu bose bari ku rugamba. Naba n'umurundi wenda yavuga ngo reka turwane cyane batazadusanga iwacu Bujumbura, ariko se uriya mucancuro hari izindi mubafitiye Kongo uretse amafaranga? Umucancuro aba afite ubwoba ku rugamba? Umucancuro niwo muntu wikunda cyane, kuko iyo ari ku rugamba ikintu cya mbere ababara amafaranga, ayabarira uko ukwezi gushize, abishimira Imana. Niyo mpamvu atagerageza kwitanga cyane nk'abasirikare ba leta, kuko abasirikare ba leta baba bararahiye kurinda abaturage, naho umucancuro waba ari mu kiraka nta rundi rukundo. Mpamya rero ko ikindi ku rugamba ugomba kumenya, morale niyo igena ibikurikira, kuko kuri ubu ngubu nubwo bimeze kuriya, morale iri hejuru niyo abantu ba M23 nibo bafite morale nyinshi kurenza abo ku ruhande rwa coalition ya Gisekedi. Kandi nanone muri coalition y'abafasha Gisekedi, abacancuro nibo bafite morale iri hasi kurenza abandi bose, kuko bo ikiba kibagenza urabizi na amafaranga. Hagakurikira wenda abasirikare ba leta n'abaza rino n'ingabo z'u Burundi, ariko abacancuro nibo bantu bafite morale ibitari hejuru cyane no kwitanga kutari hejuru cyane, ku buryo nahamya ko umusada bafite n'imbaraga bafite bitarenga kuri morale y'abasirikare ba M23 babashe kuba babambura biriya bice by'ingenzi birimo Goma na Bukavu. Sinzi wenda impamvu uvuga ngo abacancuro ngo nta mbaraga bafite, ngo baba bafite ubwoba kandi bafite igikoresho cyose. Abacancuro bari kujya ku rugamba bazana bagiye kwataka. Umucancuro ari kujya ku rugamba yaramaze afite map neza ya M23 ibirindira herereyemo, afite technology yo ku rundi rwego. Sinzi impamvu uvuga ngo afite ubwoba, kandi ikigaragara cyo mu by'ukuri afite amahirwe yo kuba urugamba yarwego Canada birashoboka. Amahirwe ari make, ari hasi cyane yo kuba yakegukana runo rugamba, kubera ko nk'uko bizi mu minsi ishize bagiye bagurutsa drone mu bice bashaka kureba nk'ibirindiro bya M23 biri, ariko nk'uko bizi ntabwo wabona drone hejuru yawe niba utabashije kubimanura ngo upfubye amakuru yaba igenda ishakisha. Ikintu kindi ugomba guhita ukora, ugomba kuba kwikamufura cyangwa se ugahita uhindura style, ku buryo amakuru yabonye byivuze mu masaha 3 cyangwa 2 biba bimaze guhinduka, kwa kundi baza bakarasa ahantu bakabombara bakagira intabire, hanyuma wareba ugasanga nta muntu n'umwe byahitanye, kubera ko M23 yibonye ya drone bayihagurukije hejuru, yitabashije kwihanura ngirase ihindura style y'imiterere, byose igahita bihindura mu masaha make cyane, kugira ngo abashe kwikamufura cyangwa se guhisha imbaraga zabo, atagira aduye ubasha kubameneramo. Iryo ni ryo koranabuhanga rero bavuga ko bazanye rishobora kubizeza ko bagera kuri byinshi, ariko M23 irabamenyereye siko bwa mbere irwanye n'abacancuro kandi bafite ikoranabuhanga rikomeye cyane. Kugira ngo abantu bari kubyumva neza. Ibi kubona abacancuro ndavuga kuri Neva w'u Burundi, kubona abacancuro bangana gutya igikoresho, ndetse akaba amaze kubona ko asa nk'aho afite umusada wizewe. Ibi sibyo byaburirwa icyizere Evase Neva Ndayishimiye, akaba atangiye mu by'ukuri gushaka kumva ko yamaze kugira ubudahangarwa bwo kuba yarasa u Rwanda. Uko nguko ni amahoro akindi no gutera morale abasirikare be, abereka ko afite imbaraga nyinshi. Naho kuri Neva ngiye mbona icyamuha amahirwe, ibibazo bimwugarije biri Uvira bikava mu nzira, yakiruhutsa agashimira Imana muri rusange, kubera ko ibyo byose no kuvuga ko ashobora gutera u Rwanda no kubona uwo musada wese, byose nyine nibyo yifashisha abwira abasirikare muri disikuru, abatera morale, abereka ko byose bishoboka, ndetse anabereka ko ashobora gutera u Rwanda. Ariko ibyo byose ni nko kubagiserera. Icyamuha amahirwe ahubwo n'ibiri Uvira bikaba nk'ibimworohera, ngira ngo yakirubutsa agashima Imana muri rusange, kuko nawe arikunda kandi akunda Bujumbura ye, kuko icyo yifuza kuri Bujumbura ye ni amahoro, nubwo ajya kwangiza umutekano muri Kongo, niko navuga. Abasesenguzi batandukanye nanjye ndimo bavuga ko M23 yabaratinze gufata umujyi wa Uvira, iringiri ngo akaba ari ikosa rikomeye cyane. Ese koko urumva ko M23 yatinze gufata umujyi wa Uvira ifite iburyo mu mboni zawe yakaba yarayifasha hakiri kare batarazana abacancuro cyangwa se batarazana zina renforcement, cyangwa se nicyo gihe cyanyacyo? Ikintu nakubwira bwana Nelson, niba ubona neza style abantu bo ku ruhande rwa Gisegedi bakoresheje, baravuze ati aba barwanyi ba M23 ni bakeya, mureke tujye dusubira inyuma
noneho tubatatanye basandare, noneho tuzaze dukubitira rimwe guturuka mu bice byabonagana nuko bagiye bibwira, ariko ibyago bikomeye bagize nuko uko basubiraga inyuma ako gace bagezemo bahitaga babona imbaraga zo kukarinda bagakomeza imbere. Niyo byago niyo style ubundi bari bashatse gukoresha, baravuga ati igihugu cyacu ni kinini nitujye twegera inyuma nk'ibirometero byinshi tukabatatanya, ntabwo bazadushobora, tuzabasubirira naho rimwe umunsi umwe tubasubiza inyuma tubasubiza ibonagana. Ariko M23 nibutsa neza igeze Uvira yari imaze gufata umujyi wa Goma, imaze gufata umujyi wa Bukavu, nabyo itaramara kubyorganiza neza ngo ibikavaringe cyangwa se imbaraga zo gukomera kubona amahoro. Niyo mpamvu itagombaga guhita ufata umujyi wa Uvira. Iya nayo yari strategy, kuko baravuga ati reka tuve Goma tuve na Bukavu, noneho habagore kuharinda kuko ari hanini cyane, bo akaba ari bakeya. Batarisuganya barakomerezaho bagira ngo turagoma twiruke, noneho tubakubitire Uvira dusubira inyuma tubambura Bukavu na Goma, isi yose yumirwe. Ni M23 rero nayo yabitekerejeho, iravuga ati durebeye ku basirikare dufite n'ibikorwa bamaze gukora, reka tubanze tuse n'abavamo akaruhuko gakeya, babanze banishimira ibyo bamaze gukora, bagire morale, dutange discours ku baturage no ku basirikare, tubabwire icyerekezo ko kimeze n'umurongo uturi kugenderamo aho bigeze. Hanyuma bariya nabo bategereje ngo bazadukubitira Uvira, dufate imisozi miremire ahubwo batazatuzamukana ngo bongere kutwambura ibice byacu twafashe. M23 ntekereza ko kuba itarafashe Uvira ni isaha yari itaragera, kandi nayo ntabwo yagombaga guhuka ngo ibone ifashe Goma, ifashe Bukavu bukihita ifata Uvira, yagombaga no kubanza ikavaringa ibyo bice by'ingenzi isi yose ibihanze amaso. Okay, niki ubona M23 yakora kugira ngo ibe yakavaringa cyangwa se ifate no mujyi wa Uvira muri uburyo yugarijwemo? Niki ubona mu mboni zawe mbere y'ikunda tuguha umwanya tukoreko? Ikintu mbona M23 yakora neza, yakoresha style kuko izi ko harimo abasirikare benshi cyane muri Uvira bakabije ubwinshi. Yakoresha style ifitanye isano niyo yaba yarakoresheje Goma cyangwa se ikunda gukoreshwa ahantu hari ubucucike bw'abasirikare, uko aho uyu ugiye gutera uturuka mu byerekezo bitandukanye. Icyiciro kimwe yenda cyaturutseho na mu majyepfo gishobora guturuka muri Uvira kigatera, mu gihe izo ngabo nyinshi kuko zifite ubwinshi zizeye ko zitazibishobora zimanukiye Uvira, ikindi gitero kikaba cyaturuka nko mu majyaruguru ya Uvira, ikindi kikaba mu gihe nacyo batangiye gusa nyine ingabo nyinshi yari nyinshi cyane. Ikintu ukora ugiye kuzitera urazisandaza, ugaterana uturuka mu byerekezo bitandukanye kandi mu bihe bitandukanye, ukajya usigamo hagati nk'isaha, aho ngaho bihita bibacanga, noneho bamwe bari gufasha abandi bagasigara bameze nk'abari kwirwanaho, kandi na style bari bateguye kurwanya ihita ihinduka bikabacanga cyane bakisanga babagezemo. Iyo bagezemo rero bibatungura bitewe n'ukuntu bari benshi, niyo mwaba muri bakeya mwabagezemo bitewe n'ukuntu bari bizeye imbaraga zabo, bizeye ko ari benshi, birabatungura cyane bakagira ubwoba. Abenshi aho ngaho bahita bamanika amaboko, nta kindi gikurikiraho. Icya mbere ukora, ugomba kuba ufite amakuru y'ubutasi, ukajya umenya aho berekeje imbaraga nyinshi, ugahita uturuka mu kindi cyerekezo ukabatatanya ukabaserereza. Bujya gucya rwose ibintu byamaze guhindura isura, bamaze kubona ko byose bishoboka. Yego. Okay. Bujya gucya ibintu byamaze guhindura isura. Nyama tukurekura rero bazo tubwire niki no sasa kuranze ngo leta ya Kinshasa niki bashobora gukora kugira ngo barinde umujyi wa Uvira M23 tabamenanga ibinjirane? Niki ni strategy bashobora gukoresha kugira ngo M23 ntibinjirane muri umujyi wa Uvira? Strategy bashobora gukoresha strategy ya mbere ishobora kubafasha kwitinzamo gakeya. Strategy ya mbere ushobora gukoresha igomba kubafasha kwitinzamo gake ni uko babaretse kwataka cyangwa se kugaragaza ubushotoranyi muri kiriya gice cy'umujyi wa Uvira. Indi strategy bashobora gukoresha ni biriya by'ibiganiro, baramutse babyemeye ntago M23 yaba ikirwanye umujyi wa Uvira, baba bayikumiriye mu buryo bunyuze mu mucyo kandi butagize icyo bwangiza. Nizo strategy ebyiri numva bashobora gukoresha ngo M23 itarwanira cyangwa se idafata umujyi wa Uvira. Ubwo iyo strategy yatuma M23 idafata umujyi wa Uvira, baramutse mu biganiro baramutse babyubahirije M23 se kindi yabirwanira niki? Baramutse bubahirije ibiganiro by'Idoha, sekadasinya amasezerano, Uvira nta ntambara yahaba rwose, ariko M23 ikontrola ishobora kuyikontrola nyine hatabaye intambara. Mu byasabye no gukontrola Kivu zombi. Yego, kuba yakontrola hatabaye intambara ntekereza ko nta kintu cyakangirikamo, kandi
ikibajyana idoha bagenda bavuga ko ari amahoro. Niba ari amahoro bashaka nibareka beho intambara ihagarare batitaye ngo uyu nguyu ni uhakontorora uyu si uhakontorora, cyane ko M23 aba members bayo cyangwa se abayigize n'ubundi nibo nabavuka muri burasirazuba bwa Kongo, Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo. Ubwo rero nibabemerere bakontorore ahantu habo, barinde imiryango ababyeyi babo bashiki babo. Uvira nta ntambara iri buhabe nibigenda gutyo nibabyubahiriza. Nibatabyemera byanze bikunze intambara iraba, kuko nibyo bimenyetso biri kugaragara kuri uyu mwanya Neso. Reka tuguhe umwanya ngira ngo hari Samuel wari ufite gahunda tube tukure cyane tuzo gusura amakuru acataha. Reka mbashimire n'abadukurikiye, ndabashimiye cyane. Nakoze cyane. Yego. Ngaye gukorera mwamaze kwa mubyumva ntago ibintu byoroshye. Munyemerera sasa rero twinjire kujya habona inyungu kandi bishoboka ko izo nyungu yazibona. Mbibutse kandi ko mu nama y'Idoha harimo abayobozi b'u Rwanda bagiye Doha muri Qatar, n'abayobozi Leta z'Ubumwe za Amerika bagiye muri Doha muri Qatar, ndetse n'abandi bayobozi benshi batandukanye bari bagiye gukurikira iby'inama ya M23 ndetse na Leta ya Kinshasa FARDC, ndetse ngo kandi ko nyine ngo bagomba kohereza abayobozi bakakaye barenze abari barigize koherezwa yo muri rusange. Mwumva rero ko ntago ibintu byoroshye nakana gato. Twihuze cyane rero nkuko nababwiye, indi mirwano ikomeye cyane ku kibuga cy'indege cy'Akavumu rwahinanye, aho rero ngo ikibuga cy'indege cy'Akavumu gishobora kuba cyakisubizwa mu buryo mu cyangwa ubundi, kandi cyari gifitwe na M23. Habaye urugamba rukomeye cyane, aho rero bashaka kwisubiza ikibuga cy'indege cy'Akavumu. Ubwo ndavuga Wazalendo. Ese urugamba rukomeye cyane rwazindutse M23 nayo ikarwana mpaka umukukuzo. Biragaragara ko noneho sasa urungubu urugamba rwamaze kuba rwaba indi mikino muyireke. Biragaragara ko urugamba rwamaze kuba rwaba. Amakuru avuga ko rero Abazalendo bagerageje kwataka kugaba igitero gikomeye cyane karundura ku mutwe nyeshyamba wa M23 mpaka n'indura hejuru, ariko bikaza kurangira M23 yihagazeho. Ntabwo mu by'ukuri babaye bayambura ikibuga cy'indege cy'Akavumu, ariko rwose abari bari hariya bavugaga ko habuze gato cyane ikibuga cy'indege bakaba bagitakaza. Twihuse cyane mu by'ukuri rero ntabwo ari gusa urugamba rwabaye, kuko no muri teritwari ya Walikale aho bita Kitepe haba urugamba rukomeye cyane nyuma ko ku munsi w'ejo ihura M23 yagejeje kwataka kugira ngo reko yakisubiza kara gace bari bayambuye ku Bazalendo, bikanga M23 kabacanaho umuriro mpaka bikaza kurangira M23 ikinagiye yirukanse. Kera nayo kabaye nyine barayikinagije. Aha rero no mu by'ukuri nayo yongeye kuzinduka yataka kano gace ko muri Walikale ka Kitepe, aho rero nayo ngo ejo ku munsi w'ejo yabonye bikomeranye cyane, ikagenda ikajya kuzana intwaro zikomeye cyane kugira ngo nayo yigaragaze mu buryo ngo cyangwa ubundi. Ariko amakuru avuga ko urugamba n'ubungubu rugihinanye muri teritwari ya Walikale. Masunzu yubatse ikintu gikomeye cyane hari muri teritwari ya Walikale kidasanzwe, ni ikintu cyo kwihagararaho, ndetse asa nkaho ameze nk'umutoza ewana watoje ikipe kabisa ku rwego rukomeye cyane. Rero iyi Walikale biragaragara ko kwanza none bimwe byambere twibwiraga byo kuvuga ngo barakubita ngo Muzalendo ngo yirukanka cyangwa ngo FARDC kada abasirikare baradona wagira ngo sinzi ikintu nimba, ariko n'agafaranga bari guhabwa, bari kurwana kabisa ku rwego rukomeye cyane. Ubwo rero twicyo dutegereje nukuza kuba tureba urugamba ruraza kuba rurangira gute muri axe zose ziye zitandukanye. Ese barahafata cyangwa ntago bahafata? Ese urugamba rurangira rute? Munyemere tuze gusubira mu kanya gato tubabwira uko urugamba ruza kuba rwestaye muri axe zose ziye zitandukanye. Ndabashimiye tuze gusubira mu kanya. Bye bye.